Mwiza wanjye, ihorere mwiza wanjye, wowe wanyaze umutima wanjye, nkabura amahoro iyo nkubuze nkibaza niba ndiho, nuko ngaterwa ituze no kumva ijwi ryawe rituje, maze rwose bikantera kumva isi ari iyanjye, kuko mfite umwiza wanjye nihebeye. Ese ko nicara nkasanga ari wowe ndeba, insanganyamatsiko zo nisanga ari wowe ndi kuvugaho, maze nkisanga navuye mu murongo. Muri make uri indirimbo mpora ndirimba, ukabamo n'intero mpora ntera. Ihorere mwiza wanjye, kuko kugukunda byo si ibanga, kandi rwose sinjya nterwa isoni no kubisakaza. Igisigaye ni ukubisinyira, maze n'Imana ikabiha umugisha, maze nkibera muri ya si ba sogokuruza basigaga badasiganuza, ubwo ndavuga isi nshya yanjye nawe. Nshimiye mama wakubyaye, mwari nkunda, akampa Imana iruta izindi, akampa wowe shami rihora rishamitse ku mutima wanjye, wowe mpumuro mpora mpumura buri munsi, ni ukuri ndagukunda rukundo rwanjye. Ni ukuri ndacyari ku nteko, kuko ntajya mpaka kukurata, erega buriya nubwo leta yabyanga, njye nawe nta cyatubuza kubana. Kuko mba mbona kubaho tutari kumwe ari igihombo, gusa iwanjye ho nateyeho kashe, ko ari wowe nimitse mu mutima wanjye, ubwo ibindi ntubimbaze, kuko icyo nzi kiri uwanjye. Iki ni cyo gihe mwiza wanjye, ngo nguhoze agahinda watewe n'abandi, maze baterwe ishyari no kubona ukunzwe, maze vuba ndetse nkwambike fiyansayi, maze babone kuri fiyanse, ndetse bidatinze tubahe na invitasiyo, maze misi y'ibi yo kubana. Dore ngo ndarondogora rwose, ubu se nibirangira byose mbivuze mukunzi, reka nsigaze n'ayejo, kuko kukurata byo nabigize intero. Ndasubitse sinsoje, ubwo nkaba umusizi wasinyiye kutagusiga, Elisa wahisemo kugukunda.